Urabizi se Viziyo Beja ashaka kwigarurira Tereza. Viziyo Beja ashaka uburyo yigaruramo Tereza, ariko byabaye ingorabahizi. Ese murabona runo rukundo rwa Viziyo Beja ndetse na Tereza mu rukundo ruzagera rugakunda? Ese ubona Viziyo Beja bizagera hagatsindira Tereza bya nyabyo? Ese ubona Niyori we ukomeje kuba yata umutwe mu bintu bidashinga, ubona azageraho agakundana Nyambo ku buryo urukundo rwe ruzamuhaza? Ese ubona Niyori uburyo yitwaramo ari ibintu bikwiriye umuntu ukundana na Nyambo? Guys, rero nibura bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, mwahaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose turukora umunsi ku munsi, kandi ndagusaba kugira ngo ihangane zo minota 10 zonyine tuganire kuri filime yacu Ibanga, niba ukunda ibanga by'ukuri. Ese guys, mwibarijeho gatoya, ubona filime yacu Ibanga iri kugana he? Ese ubona filime yacu Ibanga hari ikindi kintu waba utegereje kugira ngo filime yacu Ibanga ibe yuzura? Turabizi ko filime yacu Ibanga ihisha ibintu byinshi. Wowe icyo ngusaba ni ibitekerezo, ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Turabizi ko Niyori na Nyambo urukundo rwabo nabo ruba ruhagaze ku manga. Turabizi ko mu gihe Iva kiri muri kino cyaro urukundo rwa Niyori na Nyambo ruba ruri kugendera ku mugozi mutoya. Turabizi ko runo rukundo rwa Niyori na Nyambo akanya kariko kose bashwana, kandi turabizi ko nubwo bakundana by'ukuri, turabizi ko bose uko ari babiri barakara vuba. Ese guys, wowe ubona Niyori na Nyambo bakwiye kuba barakaranya ku buryo banashwana? Guys, rero niba uri umukunzi w'Ibanga, wowe icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe, ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Tereza na Viziyo Beja bakomeje umugambi wo kuba bahana ubufasha ku buryo buri muntu wese nta n'ikintu yakenera kundi ngo akibure. Ese urabona Tereza noneho azagera akemerera Viziyo Beja bagakundana? Ese ubona Viziyo Beja azagera ku ntego yo kuba yagira Tereza nk'umukunzi we? Guys, rero icyo ngusaba wowe ni ukugira ngo utabura kuri episode ari yose filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo ubure kuri bene sensere yose filime yacu Ibanga. Filime yacu Ibanga murabizi ko ihari, kandi filime yacu Ibanga murabizi ko ihisha ibintu byinshi twabateganyije kugira ngo mube mwareba. Turabizi ko filime yacu Ibanga hari umunsi uzagera ukumva wanareba episode 10 ku munsi. Ese guys, wowe iyo utekereje ko Papa Kiramani ubu ngubu yamaze kumenyekanwa ko we na Tereza baziranye, kandi akaba yarabije zino myaka zose, ubona Papa Kiramani we atazarutamo? Papa Kiramani akomeje kuba yatsimba ikinyoma cye ndetse akagitsimba ahantu kure, kandi turabizi ko twebwe kiri hafi. Niba byamenyekanye ko Kiramani yamaze kumenya ko papa wari gushakisha uriya mukecuru Tereza ku bubi no ku bwiza, tukaba twabonye ko Kiramani noneho yatangiye kuba yaryarya se ku buryo atangiye kuba yamuganisha kuri icyo kintu, kandi tuzi ko Kiramani afite umugambi wo kuba yashaka Tereza ku giti cye. Ese Kiramani kuri ino nshuro muri kubona Kiramani agamije iki? Ese Kiramani kuri ino nshuro none agiye gukora iki? Ese yaba agiye guca inyuma papa we agashaka Tereza wenyine nta n'undi afatanyije nawe? Kiramani turabizi nawe ko ari umuntu utajya upfa kwizima. Kiramani nawe turabizi ko adapfa kuva ku kintu. Kiramani ubu ngubu tuvugana yaba agiye gushaka Tereza ku buryo yamubona akamusobanuza? Ese ko tuzi ko bamwise umuntu w'umusazi, Kiramani namugera imbere akabona ni umuntu muzima, bazabyakira ute? Ese Kiramani koko nibakomeza kumuhamiriza ko ari umwana we bizagenda ute? Guys, rero wowe icyo musaba ni ukugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko mwebwe mukunda Ibanga, murabizi kugira ngo tube turi hano ari mwe mutuma tuba turi hano. Icyo mbasaba ni uko mwatanga ibitekerezo
mama Kiramani we akomeje kujya mu gihirahiro. Mama Kiramani akomeje kuba yata umutwe kubera ko umugabo we abona ari kumucika kandi bari kumwe. Mama Kiramani akomeje kuba yashakisha uburyo yagarura papa Kiramani, ariko papa Kiramani ubu tuvugana yamaze kwangirika. Akibona isura ya Tereza byamaze kuba byamucanga mu mutwe y'ikintu yakora kugira ngo abe yamwikuraho mu buzima bwe. Ese mubona papa Kiramani aramutse afatirije kuri Tereza, mubona yamukorera iki? Ese ubona Tereza iminsi ye yo kuba ku isi itabibaze? Ese ubona Tereza kuri ino nshuro noneho papa Kiramani namara kumenya agace katuyemo, mubona papa Kiramani azazuyaza kuba yicisha Tereza? Guys, rero biragoye ko papa Kiramani yagira impuhwe Tereza, tuzi ukuntu aba yamuzonze umunsi ku munsi. Papa Kiramani turabizi ko umunsi ku munsi aba yazonzwe na Tereza. Tereza namara kumenya ko papa Kiramani ari kumuhiga, we azakora iki? Ese azimuka ave muri uriya mudugudu watuyemo? Tereza biragoye ko yapfa kumenya ko papa Kiramani ari kumuhiga. Tereza biragoye ko yapfa kumenya ko papa Kiramani yamusizeho abantu bo kuba bamuhiga. Ese urabona kuri ino nshuro Tereza azakora iki? Ese ubona kuri ino nshuro Tereza hari ikintu afite yakora ku buryo papa Kiramani yareka kuba yamuhiga? Wowe icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe, ndetse ukanakora subscribe no kuri Vinki Empire, tugakomeza tukagendana mu zindi benefits baziri kukugeraho umunsi ku munsi, ndetse n'ibikorwa byose mane gukora umunsi ku munsi hano kuri Vinki Empire. Guys, rero turabizi ko Gahima amaze iminsi ataboneka muri filime ya Kibanga, ariko turabizi ko Gahima icyatumye ataboneka murakizi: n'ipfunwe, n'isoni, ndetse n'ikimwaro cyo kuba yarahemukiye umugore w'umukunda cyane. Gahima turabizi ko uburyo akundamo Jojo akaba yaramuciye inyuma, ntago byamworohera kuba yicara hamwe agatuza. Dete nawe nuko Dete nawe ahorana ipfunwe yo kuba yaraciye inyuma umuntu bakundana cyane, ndetse umuntu wari inshuti ya hafi. Turabizi ko Dete na Jojo ubu ngubu tuvugana batangiye kuba inshuti za hafi, none Dete yaramuhemukiye amuca inyuma. Ese ubona Dete bino bintu bizamuhira? Ese ubona Dete kuri ino shuro iri kosa yakoze azaribabarirwa? Guys, rero turabizi ko mwe mukunda filime yanyu Ibanga, kandi namwe mukunda Ibanga turabizi ko muba mushimishwe n'ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Turabizi ko ibikorwa tuba turi gukora umunsi ku munsi bibashimishije. Turabizi ko ubu ngabo aka kanya butuvugana Yves nawe yamaze kuba yata umutwe. Bijobija yamaze kuba yatorerwa ubuyobozi bw'umudugudu. Valence we ari mu kababaro kenshi kuba batamutoreye ubuyobozi bw'umudugudu. Ese ubona wowe witekereje, ubona Valence yayobora bigashoboka? Ese ubona Valence yageze iki kuri Gasharo? Ese ubona Valence hari ubuyobozi yarakwiriye muri uriya mudugudu? Icyo ngusaba ni ibitekerezo. Ese guys, wowe ubona Bijobija we atarakwiriye kuba yayobora? Ese ubona Bijobija we biriya bintu yemereye abaturage ubona azabitanga akabibaha? Ese ubona Bijobija azarinda ijambo rye ku buryo buri muturage wese ibyo musezeranyije azabimugezaho? Guys, rero icyo ngusaba ni ibitekerezo by'ubundi tugakomeza tukagenda muri ibikorwa byose turukora umunsi ku munsi. Ese guys, Yves ubona intego ye yihaye ko kuba yatandukanya niyo na Nyambo, ubu niyo ntego yo yihaye azayigeraho ndetse akayikurikiza? Ese ubona Yves kuba yatandukanya niyo na Nyambo ubona bizamworohera? Ese bwo abigezeho Nyambo yemera kuba yakundana na Yves? Ese ubona Yves we bino bintu bishizemo bizamushobokera? Guys, rero
murabizi ko twizotinda mu magambo. Icyo ngusaba no kuba wakora subscribe no kuri Venkemba ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe maze tugakomeza tukagenda mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Guys rero ndagusaba kugira ngo ntuze kora kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane muri abantu b'intwari.